nizeye ko umeze fresh. Wago bite mwana? Kisa gutwaye iki? Mutumeze neza? Is fresh? Neza fresh. Nitwa mutwe. Obuze ukubita se. Yego mutwe bimeze biteze. Fresh. Nawe usigara umunyamakuru se? Oya. Numva ndi umusesenguzi. Ariko barayaje ngazisengura twumve. Ariko nizeye ko umeze fresh. Wana cyane cyameze neza kabisa. Sigara kugira ngo mbibone byansa bikuva icyuye. Bakibonye. Bakibonye kabisa. Nshaka kubaza rero siyo? Ijambo izina mitsutsu ryaturutse. Izina mitsutsu? Izina mitsutsu rero ryaturutse hari umusaza twabanaga wakundaga kuntera stories z'umuntu witwa Mitsutsu nyine ujyagiraga umutima mwiza ariko yari umugande. Niba yari umugande yabaga mu Buganda uwo mugabo nyine. Numva nyine akazina kari Mitsutsu ngira ufite umutima mwiza. So yaneraga izo story rero ntaragira yaneraga izo story ntarakora bino bintu bya comedy. Ariko nono nkoze comedy mitene yita Mitsutsu nyine. Nese ko numva nahantu utandukanye nongo nyine ku bantu tukuzi ku muntu nyine ukuzi izina Mitsutsu muzi kumwe nawe utandukanye n'ubuze none aho bivuze nkaho nivuze ibyo yakoraga nyine ibyo yakoraga. Oya ibyo yakoraga ntago mbizi gusa umusaza yanteraga stories z'uwo muntu nyine uwo muntu bakubwiraga meze kimwe nyine sinjye nkora ibintu byiza. Nyine urumva ibintu bibi. Nyine urumva umuntu utakuza ashobora kukukeka ukundi kuntu. Gusa nyine guys umuntu utazi Mitsutsu no kugira ngo umuntu aseka biba bigoye. Mitsutsu ikindi kibazo cya kabiri kugira ngo amane ntago njya nseka se. Oya kugira ngo nyine atako uri sereye cyane kabisa kugira ngo nyine umuntu agufatisha biba bigoye. Umuntu agufatisha makura muri video bimeze biba bigoye kabisa. Wakuze utari wazamuka nyine uki muri rihaso inde wakuze ari umudo wawe? Ari umudo wanjye cyangwa se umufana? Cyangwa se umufana ni Charlie Chaplin umwongereza. Okay. So muzi? Ndamuzi. Yara no ari umudo wanjye. Okay, mu Rwanda ni wese mu comedy wafanaga? Inde mu Rwanda ni we mu comedy wafanaga? Ukumva umufana nyine ukavuga ati kuri ibintu bya danje. Nyakso. Nyakso umufata nk'iki se muri life yawe cyangwa se mu korera? Umufata nko asobanuye ikintu kiri mu buzima bwanjye nabwo nahita musobanura kanya ngo bikunde ni munini mu buzima bwanjye. Yego. Ariko Nyakso n'uwa gaciro nyine yagiye agira uruhare rukomeye mu bikorwa byanjye mu buzima bwanjye. Yego. Okay. Nose ninde nk'umuntu wigeze ugufasha kuvuga ati gufasha iki utari wazamuka bati n'umuntu apfa anguriye ikintu cy'amateka muri make umuntu wagusupport inzu kiri kuzamuka? Mugande. Okay. Mbese Mugande umufata we nk'iki mu buzima bwawe? Nawe Mugande umufata nk'umuvandimwe nk'umuntu ni nk'umuntu tuvukana. Oya bamaze kuba nk'umuntu tuvukana. Yego. Kuko we ni ingenzi mu buzima bwanjye kabisa n'umuntu ntabona uko nsobanura. Yego. Ese ukiri umwana ukiri nko muri ugifite nk'imyaka 14 gutyo so utekereza kuza mu comedy? Wapi iki cyatumye se niki cyatumye uvuga ati ngiye kuba mu comedy? Iki cyakwisubiye nyine ukavuga ati kino kintu nge nagikora kandi kikanuka? Hari igihe uba muri kariyeri runaka. Yego. Nani societe. Yego. Muri societe runaka biterwa na societe urimo. Yego. Nk'ubu wowe ushobora kuba warisanze muri iyi societe ya showbiz. Yego. Ukahita uvuga ati ariko ubundi ngiye biriya bintu byananiza iki kabisa. Buri unagiye ukagira nk'ahantu wenda nk'ahantu bakunda guteka bakwikwi. Yego. Wahita wiga guteka
faster kabisa. rero biterwa nyine na sosiyete ugezemo. Society igezemo. Nisanze rero muri iyi sosiyete y'abantu bakora ibintu bya komedi. Yego. Nanjye mpita numva nyine nabikora, so ndabikora. Okay. Rose Mitsu nk'umuntu uvuga ati njye Imana imfashije, ndabizi babaho, ndabizi njye turahura, Imana imfashije ati nuye na Mitsutsu, njye niyo nahita nipfira. Umuntu nagabaho Arahari. Urumva njye njye tutoye twahura, nkamubwiza ukuri, tutoye twahura, njye naragerageje muri ikintu cyatuma iki duhura muri iki. Twahuye se twarahuye, ariko sinjye nahoraga mvuga ati Mana uzamfashe. None kugeza none munsi dukuranye n'ikiganiro kijye kujya kuri channel yawe. Sumva atari ibintu bya ngiye kundi ukuntu nge nagufata, atari ibintu bya danje kweli musaza. Ni ibintu bya danje ukuntu ngera ariko nge ukuntu nagufata. Munsi nge ushobora kuvuga ati nge ntago izino filimi nyarwanda nge nzazivamo nakora n'ibindi bintu, ko namusho uguma mu kintu, ariko ngewe cyangwa se n'undi muntu ntago mbizi, ushobora kuba atari nge wenyine ufasha, kuko nawe uri kumfasha. Man, twebwe turi imbuto, ndi imbuto ngewe uri kubagarira. Ndi imbuto uri kubagarira kandi uzayisarura neza. Tuzazamura igipfunsi n'ahantu tuzaca bakuvuga nabi, ntuzigera ukira twarakize. Bana sante kabisa. Kandi kabisa ibyo bintu nagiye bizagira bihinduka. Sante kabisa umusaza. Bon, kubera iki twa like nge ndi umuntu reka komeze nari reka komeze. Ushobora kuba ndi kuvuga bino bintu sibyo? Wowe komeza nari binake kuducanga komeza. Nakomeza. Numva kuki ni umuntu nyine ukurikirana buri kintu cyose niyo byaba ari ifoto isohotse kuba platform zawe zose. Ninashaka kwibariza akabazo sibyo? Ese kuki kuri Mitsutsu hariyo Mitsutsu comedy none hagiye Mitsutsu Empire, ndagiye umusobanurira. Hagiyeho Mitsutsu Empire kubera ko ni like ni n'abafana kandi warabibonye ko ibiganiro banabirebye cyane kurusha comedy, barabikurikiranye cyane. So rero usibye n'ibyo ngibyo hazacaho n'izindi content n'ubusabwe bw'abafana. Yego, muri make wabikoreye abafana. Ayikoreye abafana. Na Mitsutsu comedy zagicaho ibiganiro bicaho, bashaka gusapotinga nabo baciho. Yego. Okay. None se hari muri iyi minsi twabonaga uri kudutama ibiganiro bya danje kandi nabyo birenze, kandi nabyo twarabikunze, nabyo byari birenze, utari kudutama ubusinzi bukabije. Ari video uri gukora bita mama amafaranga. Amafaranga. Mpa amafaranga. Ese nijye gusembura ubusinzi bukabije cyangwa ari ikindi kintu cya danje kibirinye? Ega nundi ubusinzi bukabije nundi baburimo, aho icyo cyahindutse ni nyine nakubwiye narababwiye ubusinzi bukabije mpa amafaranga byose bizajya bica. N'ubwo ngiye gusora indi filime yitwa Urukundo Mukunda. Nyurumva zize zose ni content zose kandi zazica kuri Mitsutsu Empire. Zose ni Mitsutsu Empire. Okay. Urumva nyine urumva nago byarancanze kabisa. Nuko bimeze. Bon Mitsutsu, ndashaka kubaza ikibazo kandi kimwe cy'insubiza. Sibyo? Ndagusubiza. Yurebye hano muri industry nyarwanda. Sibyo? Ubona buri mu content wese creator aburi iki kugira ngo afashe buri mu upcoming uri kuzamuka. Rero buriya gufasha umuntu mwana buriya biterwa. Nago nakubeshya biterwa pe. Ko nago urumva nubwo buri muntu wese nago wafasha abantu bose. Ariko biba bigaragara ko byashoboka ko wafasha. Ku buryo nafasha abantu bose bigakora. Nago wafasha abantu bose ariko wapi ahubwo abo tubashije guhuza. Yego. Yego. Ndamufasha pe. Ariko wenda ku bandi ntago nzi ngo batekereza iki. Yego. Ntago nzi ngo gahunda zabo nizi. Yego. Ntago nzi ngo bije bafite niye yo gufasha. So rero buri muntu afasha umuntu bitewe nuko amubona, bitewe yamukunze, bitewe buri muntu afasha umuntu nyine bitewe n'icyo
se amushakaho iki. So rero njyewe ntabwo mfasha umuntu kubera icyo mushakaho, ahubwo mufasha kugira ngo wenda atere imbere. Yego. Ariko nyine ntago ndi Imana ngo mbere hose icyarimwe. Uwo tubashije guhuza ndamufasha. So rero iby'abandi ni iby'abandi, ntago najya kuvuga ngo mu content creator wagafashe habura iki kugira ngo afashe abandi. So ashobora kuba afite akazi kenshi, ntago najya kwivanga mu bye. Kandi buriya nabo bafite abandi banafasha rega. Abafite abandi banafasha kabisa. Okay, ngo ni Kiramani ni inshuti ya Nick. Ni umuntu wa muri in touch cyane. Ni iki mu buzima bwawe umufata nk'iki? Urumva Kiramani ni umuntu wubatse kariyeri, urumva tumufata nk'umuntu w'icyitegererezo rero muri iyi industry. Ni muri industry nyarwanda, mu ruhando rwa comedy cyane n'amafilime, urumva yagiye afite afari rikomeye yagiye ashyira kuri kariyeri zacu. Okay, mu ma interview menshi ukunda kuvuga ngo ni boss wawe. Ni boss wawe mu buryo. Mu buhe buryo? Se nta memba. Okay. Ese nta memba. Yaramemba kandi umuntu wese uguhemba burya bari boss wawe. Okay. Okay, mu bakomedi bose bari mu Rwanda. Nawe mu komedi ufana. Bose ndabafana. Umuntu ufana uko avuga ati uno muntu yaza muri playlist za komedi zanjye. Sha bose ndabafana pe. Buriya umuntu umuntu wese ikintu cyose yabakora, urumva ugomba kukimwubahira. Kandi twese hano hanze hari abantu benshi bakora iki, bakora komedi. Ushobora kuvuga n'urugero, ushobora kuvuga Nyakso. Ariko wa wundi noneho nawe akumva acitse intege ntazagira ku rugero wenda rwa Nyakso. Oya, rero ngiye bose ndabafana kubera ko bakora ibintu byiza, uri kumva, bakora ibintu byiza kandi tugomba no kubashyigikira. So rero ngewe bose ndabafana kabisa, ntago navuga ngo mfana uyu. Bose urabafana? Ndabose nsigaye mbafana kabisa. Ngewe hari igihe ngewe mbona ikintu nkakibaza si iki kintu kizaba. Yo wakije imodoka uvuye muri Rwanda, sibyo? Buse nawe rero gute se nakije imodoka ahubwo iyo nteza akamoto. Ese mwituko cyo mukunda kugira ngo ahubwo iyo nteza nk'akamoto wenda modoka atari yawe. Modoka ntago ari yawe. Ihe modoka ze ese ntago ari yawe. Ariko ngewe neke mbabwire, sure ibintu munsurira buretse maze mbwire Benz y'umukara mutwe, sure ibintu munsurira bizarangira ntunze imodoka. Mitsura yifite imodoka rega. Ira modoka wazanye kwa Telde muni yawe ira ya Buraka uri kumwe na Chip. Ntacyo naribi. Bizarangira nzitunze. Ese ni yawe. Bizarangira nzitunze. Kadukomeze ikibazo cyacu. Yo yicanye uvuye mu sibyo? Uvuye mu rugo cyangwa se neza n'akamoto ngire. Nabya akamoto ntago ari watega akamoto. Biraguye. Okay, naribi. Yicanye uvuye iwawe. Ukagera nk'ahantu hari abantu benshi, ugisohoka ukabona abantu niwe umuntu bari gushaka gukoraho gusa. Se niki kintu wifininga nyine mu mutima? Niki kintu ni byiza kuko na amahirwe arabatayafite kandi ari abastari. Y'abantu bagufitiye urukundo like kwishimira Imana. Ikindi amara kwishimira Imana no kubifiringa nyine tu ugomba kwishimira Imana, ukabyitwaramo neza ayo mahirwe, yego, ukayabyaza umusaruro kubera ko hari abatayafite kabisa. Okay, iyo ugize amahirwe ugakundwa, abantu bakagukunda bakakugirira urukundo, hakiza kiruta icyo mwana. Nawe ni nacyo kintu ugomba gukorera like kubera ko turi ku isi, enough is enough. So ndetse ikindi kibazo nshaka kubaza sibyo? Se ubonye niye nama wagira ngo okay nanjye wangira muri twe sibyo? Ye nta nama nakugira. Inama wagira umuntu uri kuzamuka sibyo? Nta nama namugira kabisa. Ni mugira inama zavuga ngo naramushutse. Umushuze ze gutangije. We ntabwo uragira umuntu inama akakwinuka ngo yangira inama mbi. We no sinagubizi ibyo niko bibaho. Nta nubwo ubizi. Ntabwo bibaho. Ntabwo ubizi. Ntabyo kabisa. Nibikubaho uzabimenya. Ese ko kiri umwana ufite imyaka ingahe? Ni mike kabisa. Uracyari muto rero tuza.
ariko njye numva ubwiye umuntu ngo wowe kora cyane niyo nama ni fresh, kora cyane ibyo ushaka uzabigeraho. ashobora gukora cyane agapfa ngo yarambeye. Suzi ko abantu bakora cyane si bakicwa n'umunaniro. Ndetse ntabwo ubazi. Wowe washika umuntu ngo ukora cyane. Kure cyane ibyo ushaka ntezo ntabwo babikubwira. Uwabwira njye ntabwo nkora cyane. Ariko wakoze cyane ukiri hariya hepfo. Njyewe ntabwo nakora cyane byo kwiyica. Gukora cyane ntabwo ari ukwiyica. Cyane ntabwo uzi ko hari abantu bakora cyane mwana. Ubuzima bwabo bukangirika mwana. Uvuga ati ngo mizitsi yarambeje ngo nkora cyane nyane nikurera imifuka none navunitse urutugu. Urumva rero njye nta nama nabagira kabisa. Nayo kabisa. umuntu wese uri hano hanze wifuza kuza muri Mitsutsu Empire arasaba iki? Sha nta bantu nyine bazamo kabisa. Na members ukeneye. Okay, umuntu yifuza ko Baso wajya kumukinira. Ngo wajya kumukinira mu mafilimi ze. Njyewe njye kumukinira. Sha nabyo sinkibikora cyane ariko biramutse ari support nabikora. Ntabwo wowe ukishyuza nk'abahungu uri. Oya si ibyo mvuze. Ntabwo ari ibyo mvuze. Wowe ibyo mubwiye. Ushobora kubikora ari support ariko ntabwo nibikora nk'akazi. Twe turahamagara. Yo emeze bite? Ndashaka ko Baso wanjye ninde mbwira vuba. Ende wabikoze mutwe. Dohe nk'urugero wibeshyera abantu. Wibeshyera abantu. Ntabwo uzi ko bandi 30,000. Kagira inkuru. Ahubwo bivugira tukiri kumwe umuntu tumwishyuza. Nde bandi 30,000. Bambwira ngo bambesha ngo nze gukina. Ariko narakinye muri ya banga ya mbere wankizemo bahita bananyirukana. Ndeho kwirukanye. Ega ntimukavuga ibintu mubica ku ruhande. Ntabwo ari ukubica ku ruhande ahubwo twa nuko umuntu abamatiku. Ntabwo ari amatiku. Nase ndi kubeshyira umuntu. Amatiku. Dore wewe ntabwo nshaka kumentioninga izina ry'uwo muntu gusa nyine ahari hose. Aya ni amatiku. Ubwo ikintu nshaka kwibwira sibyo wowe rumva. Oya ninde sibyo rata. Kandi iki kiganiro kimorera kindabizi na ziraza kukiri. Inde muza muhimba ibintu nk'abanyamakuru nimurangisha akangubwiza. Ntabwo ndi nuzi. Ntabwo ndi nuzi urira hakurya. Ntabwo ndi guhimba. Akuna mufite afite ikibazo ngo nguriye ngo umuntu wabavuza amazina. Njyewe mva nkubwire sibyo. Umuntu yumve neza ko yamemukiye. Ninde? Umuntu akora. Nawe ushaka kumenshini akina filime ya comedy. Yakwamburiye muri comedy zo kwande. Ziwe. Nejisi? Wapi? Ni ahandi hano wakinnye ahantu hangahe? Wakinnye kwa Regisi. Iwawe. Press Version Films. Press Version Films. Yego. Iyo ntayo nzi. Ni comedy film. Film. Hari ahandi? Ubwo rero hari ahandi. Naho wambere wahavuze harimo aho ngaho uvuze. Hamwe muri aho harimo. Wambere ngiye kongeraho. N'abahungu b'inzobe. Comedy style. B'inzobe. No muniga arabeshya. Comedy style sinaguyize. Ntayo nzi. Comedy style? Reka. Comedy style nayuze. Nabuze. Aya ngabo abantu ntazi ari abakomedi. Abo bantu niba ntabazi ukaba babizi ko nabo batanazwe bakaba barakuriye. Urumva aterewe winjije. Reka tubyihorere munyamakuru we. Ahubwo gusa nyine kuntu byagenze ntiyo sansi n'imende babindi. 30 n'ubwo ari na menshi. Ni ikintu cyasi kimbaza n'ukuntu bahise bagati. Iwe kinye kwa Mitsutsu iki turakwirukanye. Ahubwo abo ngabo bareke. Wibazamura. Ntabwo nshaka kubivuga. Wibazamura. Zikwaye tubazamura. Abone abantu bazamura abandi cyane. Ntabwo bazi. Umva abaravuze ati ngo ubwo wakinyara aho kwa Mitsutsu. Simwirukana. Tavamo. Bro naraye muhaye 30,000. 30. Ahita komeza. Ikindi kintu sibyo cyangwa kubaza gufata uti shange nta kuntu ngufata
nta kuntu ngufata kabisa. umbona ute? Nta kuntu nkubona. Tuziranye gute se? Basi abantu bo kuri Mutwe babimenye. Kuri Mutwe kuri channel yanjye. Nikusha mukore subscribe kuri Mutwe Comedy. Mutwe Empire. Mutwe nanjye nabishyize mu Empire. Mutwe Empire. Mukore subscribe kabisa kuri Mutwe Empire. Mudufashe buriya muzajya mubona umuntu na supportinze uwo muntu aba ari ukuntu ari mu kantu k'ubwana bwiza. Twe rero n'umwana mwiza ushaka gutera imbere wihiringa utajya ucika intege. Cyakora urumbajije ngo ngufata ute, ndavuga ngo ntako ngufata, ariko ushaka utajya ucika intege. Ushaka utajya ucika intege, guhozaho burya ni fresh. Udacitse intege manu bigeraho kabisa, kandi courage ku deshapo. Ewana bizakunda bakore subscribe kuri Mutwe Empire, hanyuma ibindi bizagenda biza neza. Nge ngufata neza nk'umwana utaducika intege. So mitukiri ikintu cyo nshaka kwibwira abanyarwanda ko nawe mbanze nyikubwire sibyo? Ngewe mbibwira abantu bose bazabona kino kiganiro, cyangwa umuntu wese uzi Mitsutsu Comedy uzi wami. Umuntu wese uzi kuvuga ati Mitsutsu yarazimye, iryo jambo umuntu nzongera kuryumva, dusinkubwiza ukuri. Naka turi twicana n'umuntu wivugiye hariya. Ndakubwira impamvu n'umuntu wivugiye hariya twiciye hano. Ikiganuka tukireka tugaserera ububona. Okay, sinde kubivuga gutyo kubera wamaye ikiganiro sibyo? Ajya babyita guca inkoro mwana. Hoya naga ariyo sibyo? Umva impamvu mwana sibyo? Na Mitsutsu nawe mubaze. Okay, kamaze nakumbi mubaze. Mitsutsu byumvishe babivuga kuri ubyifata gute? Umuntu uvuga ati na warazimye. Rega umuntu abantu babivuga kuri iyi mihanda tu. Erega umuntu reka mbabwire. Umuntu azimya umuriro yakije. Uri kubyumva? Iyo ugiye kuzimya umuriro utakije, anytime urongera ukaka. Kuko utazi uko watse n'uwo ucanye utamuzi. Rero hani igihe urangara muri cya gihe uri kuwuzimya ukagutwika. Umuntu rero azimya umuriro yakije, ntabwo umuntu azimya umuriro atakije. So ikindi abavuga bo urabareka bakavuga kubera ko isi tubereweho kuvugwa nyine. Yaze mwana nkunda kutenga abandi nagutenga aba bahungu mwana. Nagutenga abo bande se nagutenga aba bose urabazi rigana ngereka Mitsutsu n'ababazi wowe mbaza wowe ntutinya nubinyura ku ruhande umbaza ikintu cyose ushaka kumbaza uyu munsi. Reba abantu bose nimye ikiganiro iminota ingahe ibaye iminota ingahe ntukabaza iminota, nta munyamakuru baza gutyo. Ntabwo urabimenyera, ariko twiganirire bisanzwe nta kibazo, nta kiba bitwaye. ari umuntu nyine urumva ureba ku midi zanjye cyane yambwiye ngo tsana mugande ni kubibona. Buriya rero buriya abantu bose turi bamwe, buriya abantu bose turasa, turemwe mu ishusho y'Imana. Ntabwo dusa inde turemwe mu ishusho y'Imana nyine ni birumvikana. Uranjye nawe turasa, tuva amaraso amwe, turi abantu mwana twese turi ikiremwa. Njya gusa ahubwo nka mugande cyangwa mugande ajya gusa nkanjye. Urande murasa ariko like murasa mujya kugiramo agasura. Twikomereze. Nurumva indasi nyarwanda kuntu ibintu meze cyangwa ibariza. Okay, nyibariza. Content nakubwiye gukora wigeze uyikora? Nayikoze. Byagenze bitiza? Sina mutwe wari imaye. Ine byagenze gute? Narayikoze sibyo? Fungura ubundi afunguye cyane bwa mbere. Cyane wari wahimbujije. Umva narenze ku itegeko wari wambwiye. Ndayifungura umuturanye arayirya. Kimara kuyirya ndaheze. So rero ndara akantu kawe nabonye uri gushimira. Yego. Kuri TikTok uranyura gutya nigendera mbona uri gushimira. Yego. Ongera umushimire.
ngira umushimire ubwati kabisa ngenda gushimira. So umuntu nabwiye ngo ndamushimira muri cya kiganiro ndongeye ndamushimiye. Ninde? Ni Kagenza. Nakiguze kuri channel y'uriya muhungu. Kuri channel y'uriya muhungu. Navuze abantu batatu. Batatu. Regis, Kagenza na Mitsutsu. Nibo batatu navuze. Ongera ushimire Kagenza muri buriya buryo nabonye wamushimiye. Ongera umushimire. Kuko Kagenza n'umwana mwiza pe. Nawe urabizi. Nanjye ndabizi ko ari umwana mwiza. Rero narabibonye ndavuga nti mupeti ashobora kuba azirikana. None ugize njyewe ngize n'amahirwe turi kumwe. Ongera umushimire turi kumwe. Kajye warakoze ibintu wankoreye n'ibintu kiri kunkorera. Ese yagukoreye iki? Kagenza aturiye murara wanjye. Ate abantu bose bari bameze nk'uriya murara. Izi yose yahenduka. Kagenza n'umwana mwiza. Njye navuze abantu batatu, sibyo? Kira kiganiro kiguze kuri channel y'uramujama yitwa Homuchiri. Ndavuga ati Homuchiri. Bakore Homuchiri. Bakore subscribe kuri Homuchiri. Homuchiri. Kararenze bukazina keza. Nabashimira bati seka nicaye no nshimira abantu batatu banjye. Sibyo? Urumva nimba umuntu yaragufashije muri 2022, sibyo? Ukaba ugeze muri uyu mwaka kiri kugufasha. Ahantu ubonye kamera ni utamushimira mu kiganiro. Aho kabisa. Yicaye ndavuga ati kanshimira abantu. Arakabonye mbona ni sawa kabisa. Gushimira ni sawa. Uya gushima nibyo fresh kabisa. Ese mutwe ufite imyaka ingahe? Imyaka 17. Ese kukusa n'umuntu mukuru. Sinzi ubwo wasanga ari ukundi kuntu bigaragara natazi. Wowe utazi. Ufite umugore? Ariko 17 se. Ntabwo waba ufite umugore. Ntabwo waba ufite umugore. Ndacyaba mu rugo. Cyabana na mama wanjye. Ndacyabana na Mary. Na mama wanjye aragufana. Mba niwe no kubikubwira. Ikibanza wanyemereye bigeze? Ikibanza wanciye intege turi kwa TDM. Umva bimwe. Ari waranciye intege. Naguciye intege gute? Wambwiye ngo wowe urafi ikibanza ngo banze ukihe. Oya. Azi ibintu nakubwiraga sibyo. Bose uyu muntu abanyarwandakazi mudukurikiranye hano kuri kuri Mutwe Empire. Mutwe yampa yarambwiye ati ngewe namaze kubibwira mama tuzagende nguha ikibanza tiriho. Yego. Umwana ya 17 ugiye kungatira ikibanza ngarankunda. Iyo kintu byatumye ntabwo usiko bibaho. Ku buryo umwana w'imyaka 17 yaguha ikibanza. Wowe yuje kukireba. Nakubwiye sibyo? We ntabwo ringira ubuguha ikibanza. Hari n'uwampaye inka. Nanamushimire. Wayifashe. Ari umukobwa baretse se wince mu ijambo. Hari umukobwa wampaye inka. Arambwira turi umukomediye mwiza. Ndagukunda n'ababyeyi banjye baragukunda. Uzaze nguhe ni umworozi atuye Kabuga. Nyine yororera Kabuga ariko i Kigali. Bamwita Fiona yabaye nka pe sha Fio ngewe nzakura ubwatsi. Fio ufite amahirwe kuba warahaye Imitsutsu Imana akayemera. Wowe impamvu ntayemeye. Wowe imyaka 17 ari kunkatira ikibanza n'ufite ikibanza ngo bampaye ngo pasi na myaka y'ubukuru iragira. Njye nakubwiye ngo wowe ngwino bivugane na Mary na mama wanjye. Oya none kankwereke Mary wabasha kwita gufata nkaho wasaze. Oya kandi mba nawe mubwiye. Nyine wowe reka yarafashe umwanzuro wo kuba 20 byibura. Ubuzima buzamaze kububona. Turacyari kumwe, turacyafite uracyari muri iki gihugu. Niho wakivamo kajya hanze. Hehe. Nubwo uzajya muri Amerika. Hehe. Wabonye hatari gushya. Rusizi no kugenda ijoro ryose bugashya ari amahoro. Ndajya hehe koko nziza u Rwanda aho kabyaraho. Ikindi kintu nshaka kubaza sibyo? Kuki udakunda interview nk'abahungu bose? Ngewe ntago nkunda interview kubera interview tuzivugiramo ibintu ugasanga turi kwinyuranyuranamo mu kanya gato ugasanga uri gusaba imbabazi. Ngo wihangane ngo rira jambo ryancitse ngo ntibikubabaze ngo ugakate. Niyo mpamvu njye nakunda interview. Yego. Ziguteranya n'abantu aho kugira ngo zigire. Reba nk'uriya mukobwa ejo bundi banze nguhe na Tamuneri
umukobwa witwa Miki uramuzi? Ndamuzi. Ibyabaye warabibonye? Ndabyumva. Ngo yibye phone nduje amafone zishopa. Yayibye ntago yayibye. Avandimwe nayo yibye pe. Wapi? Ubwo nta kabazo kabayeho ariko katari urebye ntago ari ikibazo kiri grave ko ntago yibye no. None ko yagiye none ko yagiye none cyarebwa gute? Ngiye umuntu muhaye ubufasha kandi aho tugomba gukora views uri kugenda uhakata kandi aho tugomba reka maze mbigusobanurire. Okay. Waramubonye? Ndanamubona. Busheri we waramubonye? Ndamuvuzi agapromota. Agapromota. Aravuga ngo kariya kanyonzi akamotari kariya byose urarabyumvishe. Ceceka nawe utiza kwiteranya. Simvuze ntiteranya ntabwo bizi ibyo nyewe kumfubya gutyo nta ribi kuko birantunze ahubwo yaba bakomezaga kumenya ko ntirago kamotari baganakomeza kumenya ko ntize byatuma nkomeza kubaca muri humye ahubwo uretse gatoya njyewe sindi bujye kuvuga aga sibyo nta nubwo ndi bujye kuvuga ngo byagenze gutya cyangwa nanjye nihora oya biba ari amakosa hajya no ku ma TikTok bari kubinyoherereza ari kunuka kubwira nabi ariko abavandimwe it's nobody nta kibazo mfitanye nabo nikiriya ko nabirenze wenza nabikubwiraga nakubwiraga ko n'inzara ntabwo bizi urumva. So icyo nakubwiraga rero impamvu babivuga kuriya kanitabuye umuntu sore rero niyo nakubwiraga ngo ntivuze ntacyo ntiteranya. Rero ntukavuge ku bantu wenda ugamije kubasenya kubasebye n'ibiki nta kintu byaba. Mwese nabonye post yawe no wese ukompiya wese ubikompiye ngo reba uwo muntu uri kuvuga ayo nyine impamvu nabikoze ka kamotari sibyo katizi ka kanyonzi sasa ndibaza umuntu uri kubivuga arasate ndasa nte ndihe arihe subunda kuri iki ni agapromota ni umupromota mwiza kandi ufite namumenye ari kuvuga platform zigize wamumenya ari kuvuga biriya nibwo mumenye kabisa. urumva ko kumvuga biri gutuma umenyekana gucuruza. Okay, abamuvumbuye ko atari byakora ntago bideba. So reka tubwire abantu rero hano hantu muze kugira aha hantu bahita kuri Amaria kabisa sibyo ameze fresh. So habonye yagize ndumirwa. Ahantu bahita kuri Amaria dufite igikoni cyiza dufite ibyo kunywa byiza ikintu nyakundi haratuje cyane ariko muze gufata nk'utuntu dukeya. No njya kumva ari agapromota ari kuvuga utwo tuntu yese avuga ati ese kuki muri kumva umuntu usinda muri kindi ubusinzi bukabije ni gutavuga ikintu n'icyo mukamwizera ni byiza. Reka nkubwire ukuntu ari byiza abantu nibakomeza kumbona mu ishusho yo gusinda y'ubusinzi nibyo byiza kuko birakomeza. wabonye zira video na kompa kuriya warazibonye ariko niga kabisa. Ejo bundi nzashyiraho iriya ni part 1 yani part 1 kasi nzajya mvuga ahubwo nzambara ijiri njye no kwigare mpetse n'umuntu kabone tudakompe. Okay, kishura mitu turishyire ku ruhande cyaburega babwiza ukuri turishyire ku ruhande tugiye ku ruhande rero dufate agapromota. Oya nibyo reka iki kintu tugishyiraho umucyo ntacyo ngaho
aga promota nawe akatuvuga ko ega nawe ukeneye kumenyekana bavugeho nawe ukeneye kumenyekana bakubita imiriro okay tuba kompi turi babiri ari babiri inde nande aga promota okay nawe reka turushyire ku ruhande tuba kompi tureka kuvuga ati tureka kuvuga ati ngo nabajama bafite ibiciro tubatereka tuvuga ati uramujama kabisa unameze fresh ahantu yajya bamuha akazi tutanavuze ngo tufite ibi nibi ko tugiye mu byo afite twaba tugiye kugiranya ibintu by'amafuti n'iki sorry umupromota n'umucontent creator tuva icyo kintu reka nkwereke kugira ngo bitaza kuba birebire bitaza kuba bitwigire ku zindi sije tureka abavandimwe benjoyinge byaba birenze turamutse tubivuyeho bari bwabomoreho kubomora n'iki ntabwo nzofu ariko tubwiza ukuri mwana ntabwo kubomora ntabwo mbizi tubwiza ukuri ntabwo mbizi ahubwo wabimbwira akangata mubya nimba yakana se nzovu ntabwo ujya ngo yabomoye ngo yabivuze inyoberwa ibyo ari kuvuga uracyari umwana ndacyari umwana uri gukora ibiganiro ndacyari umwana nyine gukora ibiganiro ntabwo naramenya fresh kabisa umwana ntabwo naramenya katugire vuba rero ikindi kintu sibyo okay just kuzo mpango mfata nk'iki sha mwana just kuzo mpango like no umuntu ufite icyo avuze muri industry nawe turabizi ahubwo wowe kumufata nje mfata nk'umuntu udakinishwa ushaka kuguhabya kandi munabonanye kujya bitagama wacahita kwiga bo ari ikintu yigeze ari tafari yigeze cya kurinda kuri Mitsutsu comedy sha rase kirahari wasoje ikiganiro twitege watch time ntabwo buraye nta ntiyageze surprise nakundi muga so reka tubashimire abantu mwese mwa muri kudukurikirana hano kuri Mutwe Empire ndetse tubabwire ko kuri Mutwe Empire ariho hantu muzajya musanga ibiganiro by'abantu batandukanye ariko arakiga kano kana kiga ndacyari umwana yo gubomura mbizi thank you so much turakunda cyane ciao ndavuga ati home chill bakore home chill bakore subscribe kuri home chill kararenze ku kazina keza